reka n'ubundi musubize inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye nteze amatwi uyu munsi gushimira yuko n'ubundi uri kumwe natwe kuri iyi shene, bene joy, bene ibyishimo, bene amahoro, bene umutuzo, bene imigisha, bene ibyiza byose Imana iduteganyiriza mu gihe tukiri muri iyi si. Ndagushimira kandi ko udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu birumvikana, ari nayo mpamvu rwose mvuga nti Imana iguha umugisha. Uyu munsi ikiganiro dushatse gukora muri aka kanya gasa nkaho ari gatoya, ikiganiro kitari burambirane, ni ukukuburira, ni nk'itangazo muri make tugiye kuvuga muri aka kanya. Ariko mbere y'uko ngira icyo mbivugaho n'ubundi ndagira ngo nkwibutse ibintu ntazahwema kukubwira, ibintu ntazahwema kuvuga. Niba hari icyo urusha mugenzi wawe kimufasha uyu munsi, witegereze ejo, witegereza akagusaba, witegereza yuko oya, nimba hari icyo wafasha mugenzi wawe kimufashe rwose kandi uzaba ugize neza. Hanyuma ikindi nshaka kubwira ku bantu mufite imiryango, inshuti cyangwa se abavandimwe mu nkambi z'impunzi hirya no hino hatandukanye. Hari inkambi ziri hano iwacu mu Rwanda, hari inkambi ziri muri Uganda, muri Malawi, muri Mozambique, muri Zambia, n'ahandi henshi hatandukanye mwebwe muzi. Nimba hari icyo wamufasha, mufashe gusohoka muri iyo nkambi, mufashe gusohoka mu nkambi, kuko ntabwo inkambi ari ahantu hagenewe kuba abantu. Niba uri umuntu utekereza neza, niba uri umuntu ufite ubumuntu, niba uri umuntu ugira umutima muzima, ukaba uzi ko ufite umuntu uri mu nkambi, gerageza kumufasha gusohoka muri iyo nkambi. Yego nibyo, mu nkambi abantu baboneramo amahirwe, abantu baboneramo umugisha wo kujya mu bihugu byateye imbere, ariko ntabwo n'ubundi byakubuza kugenda, kuko Imana igira inzira nyinshi, igira uburyo yateganyijemo ibintu. Kandi kuba utari mu nkambi ntabwo bivuze ko utakora dosiye. Ngira ngo ibiganiro mugenda mubyumva, umuntu akavuga ati jyewe nabaga mu nkambi, nari ndi arojisitire mu nkambi ariko ntaba mu nkambi. Ngira ngo ababa mu nkambi ibyo mvuga barabyumva, ndetse n'abafite abantu babo mu nkambi ibyo mvuga barabyumva. Rero rwose ndakwinginze, nimba ufite ubushobozi bw'uko wagira umuntu ufasha wawe akabaho nk'umuntu utari mu nkambi, waba umugiriye neza. Icyo nacyo tugishyizeho umurongo. Mbere y'uko rero ntangira ikiganiro nk'uko bisanzwe, nsanzwe nsoma isomo. Uyu munsi ndasoma mu isomo rya mu gitabo cya Mwene Siraki, igitabo nkunda, cyangwa se igitabo nanababwiyeho mu minsi yashize. Ku gice cyaho cya mbere, ku murongo waho wa 8, niho ndi buhere. Haravuga ngo umunyabuhanga ni umwe kandi aratinyitse cyane, n'utetse ku ntebe ye y'ubwami. Uhoraho ni we ubwe waburemye, arabwitegereza, arabusesengura, abukwiza mu biremwa bye byose, mu binyamubiri byose, akurikije ubuntu bwe, kandi abusendereza no mu bamukunda bose. Aho yavugaga ubuhanga. Umunyabuhanga ni umwe, n'Uwiteka wabudusenderejeho ku buntu. Uyu munsi rero reka icyo nashatse kuvugaho uyu munsi, ndagira ngo nganire n'umuntu uwo ari we wese, umuntu wifuza kubaho ubuzima burangwa n'ubumuntu. Muri ibi bihe byateye muri ino minsi, hariho abantu benshi barimo gushimuta abantu.
hariho abantu barimo gushimuta abantu, ngira ngo ndi bukushyirireho akantu gatoya kakwereka uburyo ki abantu muri ino minsi bari gutwara abantu mu buryo badufatiranye nyine n'ubukene turimo, mu buryo badufatiranye n'ibibazo dufite muri ino minsi, badufatirana no kuba twifitiye imbaraga zacu cyangwa se n'ubukene buriho kuri iki gihe, bakatujyana ahantu kuhava bizatugora. Niyo mpamvu natangije isomo nkubwira ko mu bintu byose ugomba gukora ugomba gusaba Imana ubuhanga. Ngira ngo na Salomo yasabye ubwenge, ubushishozi, kumenya uwo muri kuvugana ninde, kumenya ibyo ashaka kukujyanamo ni ibiki, ukagira ubwo buhanga, ukagira ubwo bwenge, kandi ubutanga n'umwe ni Imana nk'uko tumaze kubisoma. Nitwa Akantora na Richard, navutse 1982, mvukira i Bugande, mfite umugore n'abana 2 b'abakobwa. Nahoze ndi umukozi w'amasuku muri supermarket, rimwe na rimwe nkakora ikimotari, gusa nahembwaga $50 ku kwezi. Rimwe nawe n'umuntu mu muhanda ambwira ko hari imirimo mu Burusiya, nko gukora muri supermarket, gukora mu nganda nto, gukora nk'umusekirite ku bibuga by'indege, gukora amasuku, kandi ambwira ko ari imirimo yishyura neza cyane. Nanjye nti okay. Ubushobozi nabukuye muri banki ya Sako, twari Abagande 4. Ntabwo namenye ko tugiye muri Blashka, numvaga tugiye gukora muri supermarket. Noneho tugezeyo baravuga bati mwamaze kwinjira hano kandi ndabakomeje kuko mwamaze kugera mu gisirikare cy'Uburusiya. Twarababwiye tuti oya reka, oya sicyo cyatuzanye hano. Batubwira ko nta kintu na kimwe twabikoraho kandi ko nta n'uwasohoka. Badufatiyeho imbunda maze badutegeka gusinya kontara. Baradufashe batujyana mu gace k'umwijima, ahantu mu ishyamba, maze baratubwira bati iki ni igisirikare cy'Uburusiya. Hari ahantu habi cyane kuko hari n'ibiheri biryana cyane bitangira kuturya. Hari biswi n'amazi gusa ngo bibe ari byo turya. Naje gutoroka uwo mwijima, natorotse niruka cyane rwose, kandi ntabaza ngira nti ndarengana nta kintu na kimwe nzi, nimumfashe. Bakoresheje amarenga bati hindukira, manika amaboko, bambaza aho mvuye. Narirutse kugeza ubwo nageze ahari abasirikare ba Ukraine, bakoresha amarenga bati hindukira, bati manika amaboko, bambaza aho mvuye. Narababwiye nti ndatorotse, nabo bati wageze mu gisirikare cya Ukraine, ubu uratekanye, ntugire ikibazo. Reka mbwira Abanyafurika muri kunkurikira, ndababurira kandi n'impamo ntimuzagwe mu mutego. Niba gusezeranya inyishyu nziza y'akazi mu Burusiya si akazi, ahubwo ugiye mu gisirikare cy'Uburusiya. Ni ibinyoma, barabeshya. Ibaze gupfa nta nyungu na nkeya urwanira. Icyiza igumire muri Afurika, igumire mu bawe, nyamuneka ntushukwe. Ngira ngo uno muhungu twamaze kumva wo muri Uganda yari umuntu usanzwe, yicururiza muri butike bisanzwe nk'uko mwabyumvishe. Hanyuma mu nyuma icyakurikiyeho nta kindi, umuntu yaraje aramwegera aramubwira ati ukora muri butike usukorana amafaranga angahe? Aya mafaranga ntacyo yakumarira, aya mafaranga ni makeya. Njyewe nshobora kugushakira akazi ukajya gukora mu Burusiya, ugakorera amafaranga meza kandi atuje arimo amahoro, ukakiza umuryango wawe, ukawutuza heza, wabishaka ukazimuka. Ayo niyo magambo. Ushatse wakora kuri aeroporo yacu yo mu Burusiya, ushatse wakora muri butike zaho, mu ma epicerie, kandi byagenda neza. Iyo nkuru si yumvishe, wowe uyumvishe mu matwi yawe, ntiwahita wirukanka. Bikusaba iki? Ubwenge.
ibyo nibyo biri kuba ku banyarwanda muri ino minsi. Abantu baraza bakababwira ati dufite akazi Dubai, dufite akazi Katari, dufite akazi hehe nahe mu Bushinwa. Ngira ngo ibiganiro mwarabyumvishe ku mateleviziyo atandukanye, abana babashije gucika bakagaruka mu gihugu bakatuha ubuhamya bw'ukuntu bagiye mu Bushinwa, ntibajye mu Bushinwa bakajya muri ibyo bihugu by'abicanyi. Kandi ni abajene, abo ni abafite gikurikirana. Hari abantu benshi muri iki gihugu cyacu badafite gikurikirana. Umwana akaba yireraga, akaba yishakishirizaga, akabona ubuzima butagenda neza, ukaba waragize amahirwe ukirangiriza ku segonderi, ukaba uzi icyongereza neza, ukaba rwose ubona ko wari ufite iterambere, umuntu akaza yigize mwiza, umunota umwe akaba akwiciye ubuzima, birarangiye. Kera twumvaga ko ubundi ubucuruzi bw'abantu buba mu busambanyi, mu bagore. Tukamenya ko abantu bacuruza abana, tukabona ko abantu bacuruza abagore, bakajya nyine gukora imirimo y'ubusambanyi iyo hirya mu bihugu bitandukanye, ariko ntabwo byari byakagera mu bagabo. Uyu munsi rero nimwe mutahiwe. Twebwe igitsina gore twahoraga twiteguye, twahoraga twikanga, twahoraga dufite ubwoba, dushishoza, tuvuga tuti uyu muntu ugiye kuturangira, uyu muntu bimeze gute, tugashishoza. Umwana tugahora tumuhojejeho ijisho, hatagira umuntu umutwara, hatagira umuntu umugirira nabi, tugahora dukanuye ijisho kubera umwana wacu. Uyu munsi rero ni mwebwe gitsina gabo mugezweho. Ni mwe gitsina gabo mugezweho, mukajya gukoreshwa imirimo mudashaka, kandi mwebwe iyo byanze nyine ni ukubica. Nibe natwe ushobora gutoroka, ushobora kwigira indaya nyine ukabona ubisohotsemo, twebwe igitsina gore hari inzira nyinshi twakoresha tukabona tuva mu bintu bitwugarije. Ariko umugabo ninyura aha, nimba utahanyuze urapfa. Nuko ubucakara bwagize intera ndende kugeza ubwo nyine abantu bagejejwe muri Amerika mu bucakara. Nuko nguko ubucakara bwamamaye, nuko nguko abirabura nyine bagiye batambikwa ku biti barinda bagezwa muri Amerika. Ntabwo uyu munsi aribwo iyo sisiteme Amerika yakongera gukoresha, ntabwo ariyo sisiteme ibihugu byakongera gukoresha, ntabwo ariyo sisiteme ibihugu byacu byakwemera gukoresha. Oya, kera twabaga tuzi yuko abana bacu b'abahungu bagenda bakagwa mu mazi, mu nyanja, mu mashyamba, nyine bari kujya gushaka ubuzima hirya no hino. Ibyo ntibisanzwe. N'abakurambere bacu yavaga i Muhanga akajya Musanze akagira ate, ibyo ntibisanzwe. Ariko ntabwo uyu munsi ariko bikimeze. Oya, ntabwo ariko bikimeze, ntabwo amazi ari yayandi. Twabaga dufite ubwoba ku gitsina gore, karibo bajya gukoreshwa imirimo mibi. Twabaga tuzi yuko abana aribo batorokeshwa tukababura, tutazi nabyo babajyanamo. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi nimwe igitsina gabo mugezweho. Ni ugukora atansiyo mu byo mukora byose, mugashyira mu bwenge. Mwebwe abajene, mwebwe mukiri batoya, ukamenya ngiye kuvugana nani. Ibintu byo kwigira umujene ngo ufite imyaka 18 ngo nta muntu ugomba kumenya aho uri, ntabwo ariko bikimeze. Uyu munsi nimba uvuye mu rugo, bwira umuryango uti mvuye aha ngiye aha, wahagera kandi nabwo ukabivuga, cyangwa se ukabwira n'inshuti zawe da. Uyu munsi ikinyabupfura kirakenewe ku mwana wese muri iki gihe. Birakenewe cyane. Kominikasiyo irakenewe, kubwira iwanyu uti ejo nari ndaha, nari ndi kumwe ndi muri ibi. Bya bintu twajyaga dukora, ukabona ugiye muri ordinateri, uri kwishakishiriza amaviza, uri kwishakishiriza ibintu byose birabonetse, urafashe inzira uragiye. Ntabwo ariko bikimeze.
uyu munsi menyesha famiye yawe, umenyeshe buri kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo nibakubure bazamenye aho babariza. Ntabwo ari bya bindi, nta nubwo ari ukugukontorora, nyine niho isi igeze. Ntabwo ari byiza ko umuntu w'inshuti yawe, umuntu w'umuvandimwe wawe yisanga yagize uruhare atashakaga, kuba waraburiwe irengero, kuba nta muntu uzi ahantu uri. Ntabwo ari byo. Mukoresha uko mushoboye. Uyu munsi nyine turi mu isi mbi, ibintu byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. Ntabwo nyine abasore murakenewe, nyine murakenewe. Ntabwo ndivuga amagambo menshi, ngira ngo message mwayumvishe, ngira ngo mwagiye mukurikira ibiganiro hirya no hino ku masheni atandukanye, abana bagenda bavuga ko bagiye kwiga mu Bushinwa cyangwa se gukora mu Bushinwa ko babonye akazi, bakarangiza bisanze ahandi hantu mu mwijima. Abo ni abashije gutoroka, hari abapfuye utamenya, hari ababuriwe irengero utamenya niba bakiriho niba batakiriho, ntawe ubizi. Mubyeyi nawe kurikirana umwana wawe. Se wari uzi yuko umwana ari uwawe kuva ukimubyara? Uzamubazwa kandi n'ubu utamubazwa ukiri kuri iyi si uzamubazwa ikindi gihe. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atayinyuze. Nimba umwana asohoka, nimba utajya mu kabari, umwana wajya mu kabari gute? Nimba utagira ibigare, umwana wajya mu bigare gute? Yego nyine ubu ni ukwisanzura, ngo ubuzima tugomba kwisanzura, ariko ibintu umwana wamutoje akiri muto ntabwo azabikora ari uko ashaje. Oya. Nimba mwaratojwe kuganira, ukamubwira uti ngiye aha, nawe ubwawe usohotse ukamubwira uti ngiye aha, ntabwo umwana azagenda nawe atakubwiye aho agiye. Ibintu byarakomeye, ibintu byarahindutse. Mwite ku bana banyu, namwe bana rwose. Ntabwo mvuga abana nyine, ndavuga nyine nimba ufite umubyeyi, niba waba ufite imyaka 40, 50, uri umwana nyine w'umubyeyi runaka. Mugerageze kugira attention. Abantu babashakira amaviza ngo yo kujya ngo muri Amerika, ngo yo kujya he, umenye neza uwo muntu ninde, iyo kompanyi ni iyihe, ashaka kunjyana he. Mugendere kuri ubwo buhamya bw'uwo mwana wo mu papa wo muri Uganda. Mugendere no ku yandi macano mwumve ibintu bibi. Ntimukeneye kubaho se? Ntidukeneye kubaho? Ariko se nimba ari viza, hari viza nuko nyine ari viza iri drôle, ariko hari viza muri Amerika, hari viza rwose waplika uri hano iwacu i Kigali, ukayaplika ukazuza ibisabwa, basanga uyujuje ukagenda. Hari ni viza y'ubuntu, ugenda ufite ibyangombwa byose, urayaplika. Ni viza yitwa nkuko wakandika u Rwanda. Niyo viza uraplika, ariko nyine ni viza utakonseye umuntu, kubera yuko ni viza iyo bakwemereye uturuka hano i Kigali, baraza bakakwitwarira, bakakujyana, bakagenda nyine bakakuruhukiriza muri prison igihe cy'imyaka 5. Imyaka 5 wayivamo, wayirangiza ugatangira ubuzima busanzwe nk'umunyamerika, ibyangombwa ukabibona, avantage yose ukayabona. Si mwese mwazanye kuri urwo rubi rurutwa na gereza? Iyo viza irahari, urayisaba rwose, ukagenda ukajya muri gereza. None se ubu jihadi atajya amageragere imyaka 5 nayikubita muri mageragere, se ntitwa nuko yakuba yarifungiwe muri Amerika agasohoka yakomeza ubuzima? Ariko uko byagenda kose azasohoka amageragere. Ntabwo mwifuriza ibi, ariko mumbabarire, ntabwo mwifuriza ibibi. Ni urugero ndi gutanga. Nese imyaka afite, niba afite imyaka 35, azasohokamo afite ingahe? Azaba akimariye iki se muri iki gihugu? Abandi basore, urundi rubyiruko, abandi bajene bari muri mageragere bazasohoka se bimariye iki? Batangira ubuzima bushyashya se?
ariko iyo viza ugize amahirwe yo kubona viza bakagutwara bakagushyira muri gereza yaho, byibuze usohoka nk'umunyamerika, usohoka ukora imirimo, wubaka ubuzima bukomeza. Ariko nta nubwo ari byo nifuriza umuntu uwo ari we wese, ahubwo ni uburyo bwo kukubwira ngo ibibi birarutanwa, aho kugira ngo ujye wibona mu ntambaro utarose, utazi, utigeze no mu buzima bwawe ntiwigeze wenda unarwana na mugenzi wawe, ntiwigeze unatongana na mugenzi wawe wenda ngo wumve ufite n'imbaraga. Aho ni ukujya mu rupfu, kandi noneho ntuzi igihe intambara izarangirira ngo uzasohoka, ntuzi ngo uzapfa, ntuzi ubuzima, ntuzi iki. Nubwo rega tubayeho nabi ariko turiho kandi tuzabaho. Nta mpamvu yo kwiyahura burya nicyo cyaha. Nicyo ngicyo nababwiraga rero mu gusoza iki kiganiro. Reka nsome isomo nk'uko bisanzwe, ni isomo ngusomera ariko kugira ngo rwose nyamuneka mwubahe. Ubu ni igihe cyo kubaha ababyeyi, ukamubwira buri kintu cyose, inshuti yawe ukamubwira buri kintu cyose kigendanye na gahunda urimo, kugira ngo umuntu nazagushaka azakubone. Gupfa ni bibi, noneho kwiyahura. Abefeso igice cya 5:15 arakubwira ngo nuko rero nimwitondera imibereho yanyu, ntimuba abapfayongo, ahubwo muba abantu bashyira mu gaciro ibyo ukora byose, ubishyire mu gaciro. Uwo waba uri we wese ushyire mu gaciro, wirinde gupfa, uharanire kubaho, uharanire icyatuma ubaho, nubwo wabaho nabi ariko ubeho. Ndagushimiye kuba wateze amatwi iki kiganiro. Gira amahoro.